Murakaza neza mu ishuri ry'uruganda rugari rwa filime. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe uko wakwitoza gukina filime mu gihe uhawe role ebyiri z'ingenzi muri filime zose zishingiraho. Turavuga ku cyo usabwa, uburyo wabyitwaramo ndetse n'ibindi by'ingenzi. Ubundi filime zose zigira abakinnyi babiri b'ingenzi aribo protagonist ndetse na antagonist. Protagonist ni umuntu w'ingenzi cyane muri buri filime kuko niwe ugira intego, ahura n'imbogamizi kandi ahinduka mu rugendo muri filime. Bivuze ko protagonist ni wa mukinnyi uba uri muri filime ku buryo twe twese tureba filime tuba dutegetswe kumukunda no kumugirira impuhwe, kabone niyo yaba akora ibikorwa bibi nko kwica cyangwa kwiba, ariko twe tubireba tukumva twamushyigikira nubwo aba ari gukora ibikorwa bibi. Niba ari umwicanyi tukumva batafatwa, twe bitewe n'uburyo yaduteye amarangamutima menshi tukumva tumushyigikira. Ngibi ibintu ugomba kugenderaho mu gihe ushaka kuba umuprotagonist muri filime. Mu gihe ubyitoza, bino nibyo bintu ushobora kuba wagenderaho. Icya mbere ni uba ugomba gushyiraho intego y'inkuru. Hano uba ugomba kugera ku kintu nko gukiza umuntu, guhindura ahantu cyangwa se kugera ku ndoto zawe. Ujya ubona mu mafilime menshi nk'umusore uba ukunda umukobwa afite intego yo kuzamugira umugore. Nk'umuprotagonist ugomba mbere na mbere kwishyira muri uwo mwanya nk'aho ari ibya nyabyo, gusa ni ngombwa cyane ko ugomba guhura n'imbogamizi kugira ngo filime iryohe. Ikindi wamenya ni uguhuza abareba n'amarangamutima. Hano waba ukora ibibi cyangwa ibyiza ugomba kugerageza kuzamura amarangamutima y'abakureba ku buryo igisabye kubabara ugomba kubabara nko mu buzima busanzwe, kandi ugakora ku buryo utera amatsiko abagukurikiye bigiye gukurikiraho. Ugomba guhuza inkuru n'imihindagurikire y'imbere mu muntu. Hano ugomba guhuza situwasiyo urimo ndetse n'ubuzima busanzwe kugira ngo urusheho gukurira ndetse no gutera amatsiko abagukurikiye. Nubwo muri filime umuprotagonist ahura n'inzitane nyinshi, ni nawe ugomba kugera ku ntsinzi mu gihe filime ibirimo irangira. Ni wowe ugomba gufata umwanzuro ku buryo abagukurikiye bishimira intsinzi yawe. Reka tuvuge niba urimo kwiba, nubwo uhura n'imbogamizi ariko ku musozo ugomba gutsinda. Umuprotagonist rero ni umuntu w'ingenzi cyane kurusha abandi muri filime. Twafatira urugero kuri Jackie Chan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Priyanka Chopra Jonas, Anushka Sharma ndetse n'abandi. Ntushaka kuba umukinnyi wa filime rero, ibi ugomba kujya ubyitoza buri munsi kugiye gukina filime, ukamanza kuyikorera pratique mbere y'uko ujya gukina filime, ukamanza kwihuza na situwasiyo ugiye kujyamo. Niba uri mu rukundo ukihuza na situwasiyo y'urukundo kugira ngo filime abayikurikira bakomeze kuryoherwa. Ariko reka tuvuge ku wundi mukinnyi w'ingenzi muri filime nawe ugomba kugendera hamwe na protagonist, ariwe antagonist. Antagonist ni umukinnyi twe tureba muri filime tukaba tugomba kumwanga urunuka bitewe n'uko inshingano ze aba ari ukubangamira no kuba inzitizi ku ntsinzi ya protagonist. Mu gihe filime ifite antagonist na protagonist beza, filime iba igomba gukundwa uko byagenda kose. Ariko se ni iki cyatuma uba umwantagonist mwiza ku buryo abareba filime bakwanga urunuka bakaba bumva ko mu nzira bahuye nawe bakugirira nabi? Antagonist aba afite inshingano zo gutera imbogamizi kuri protagonist. Reka dufate urugero rw'umusore wakunze umukobwa badahuje ubwoko, ariko nka mukase akaba adashaka ko bakundana, ndetse rimwe na rimwe mukase akaba ashaka kwica uwo mukobwa. Birumvikana neza ko uwo mukase ari antagonist kuko arashaka guteza imbogamizi kuri uwo musore kugira ngo adakundana n'uwo mukobwa. Ndakeka urwo rugero rwarwumvishe. Rero nkawe umu antagonist uba ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uteze imbogamizi kuri protagonist. Kandi ibuka ko iyi role uhawe muri filime ari ukurwanya protagonist. Rero ugomba kongera umwuka w'amatsiko ku bakurikiye filime. Reka tuvuge ugiye kumwica, usoje uramubabarira umuteza undi munsi kugira ngo filime ikomeze ijye mbere. Ikindi ni uko ugomba kwerekana impande ebyiri zihanganye muri filime. Ugomba kubabaza mu buryo bushoboka protagonist ku buryo abareba filime bakwinuba ndetse ntihagire n'icyiza na kimwe bakwifuriza. Reka nk'urugero, Killmonger muri Black Panther ni antagonist, ariko afite impamvu yumvikana nubwo uburyo abikoramo bushobora kuba bubi. Ibyo bituma abantu benshi bamwanga. Gusa bombi hamwe nibo barema inkuru iryoshye. Protagonist adafite antagonist ufite imbaraga, icyo gihe inkuru yaba idafite umutima. Kandi nabwo antagonist udafite imbaraga natuma protagonist akura cyangwa yihangana. Niba ushaka kwandika cyangwa gukina filime ugomba kumenya neza ibi byiciro byombi.
ibyo bashaka kugeraho, uko bahanganye n'icyo bivuga ku butumwa bw'inkuru. Gusa ntiwumve ko protagonist cyangwa se antagonist aba ari itegeko ko aba ari abantu gusa. Bishobora kuba inyamaswa runaka, ibiza, izindi mbaraga cyangwa se ibindi. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye iki kiganiro kugeza ku musozo muri iri shuri rya filime. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibindi biganiro ujye ubibonera ku gihe. Jye nari Thierry Alain Niyigena, Team TV.